Yes. Alright. Arakora nyina basuze mbifurize kugira ibihe byiza. Anshuti bakunze baca muri hatandukanye twizere ko mumeze neza cyane ibintu ari amahoro kuri uyu munsi wa kabiri w'icyumweru wa tariki 24 z'ukwezi kwa gatatu 2026. Nitwa Tuyishime Gilbert tugiye kujya muri equipe ya Rayon Sport. Mfitemo ingingo zigera kuri 5 nkuru turazavugana naho kuri uyu mugoroba. Turareba umutoza w'ikipe ya Rayon Sport, ngiye kubaha latest update. Ndababwira umunsi Rayon Sport iratangariza umutoza wayo mushya. Noneho muri uyu mugoroba ndababwira umutoza ufite amahirwe menshi kurusha undi yo kuba yatoza ekipe ya Rayon Sport. Hanyuma turaza kuva ku mutoza turebe abakinnyi bagiye kongera amasezerano muri ekipe ya Rayon Sport. Urutonde ndarufite, turaza kuruganira rwose nta kibazo na kimwe muri iki kiganiro, ntimuze kujya kure. Hanyuma turareba ibyampaga bimeze bite. Kakoza Nkuriza Charles yamaze kujurira nanone, ariko se umwanzuro Rwanda Premier League irafata kuri icyo cyemezo n'uwuhe? Namaze kumenya nawo ndaza kurekura. Ngewe ubu ngufite za ndani nyinshi ariko nyinshi. Ntekereza ko umuntu uri hano rwose ntabwo azabihirwa. Hanyuma turaza kureba ku kiruhuko cyawe abakinnyi ba Rayon Sport, mbabwire ngo bazagaruka ryari mu kazi cyangwa se mu myitozo. Byose ndabifite muri iki kiganiro. Hanyuma Rayon Sport y'abare n'abategarugori ku munsi w'ejo ifitanye umukino n'ikipe ya Police mu Nzove. N'umukino wa nyuma, nakwita uwa nyuma kubera ko n'umukino uzadesida ekipe itwara igikombe muri shampiyona y'abagore. Uribaza ngo ese hagati ya Rayon Sport na Police bizaba bihagaze bite? Uwo mukino nawo muze kunyemerera tuze kuganiraho neza cyane, nta kibazo na kimwe gihari. Nitwa Tuyishime Gilbert, uri kuri Lucky Sport News, uri kuri Viva Rayon Sport TV, uri kuri Lucky Sport News, uri kuri Viva Rayon Sport TV. Aho hantu hombi ukwiye kuba amaze gukora subscribe, aho uri kutubona hose ukwiye guterekaho uyu munsi wa none kugira ngo ibiganiro byacu bitandukanye dukora neza, amajwi meza nk'aya ngaya, amakuru noneho yo ni ibindi ubasha kuyakurikira. Yubonye ikiganiro cyacu buri gihe nkora ngusaba ngo ukora kuri like, ni akantu gato cyane. Hanyuma ibitekerezo byanyu mwamfuramwe ndaza kuba mbihaye ikaze nk'uko bisanzwe. Nubishobora rwose usharinge mu magroupe menshi cyane agiye atandukanye. Ni inkunga ikomeye cyane uraza kuba uduhaye, cyangwa se inkunga nta uyiduteye. Ni inkunga ikomeye cyane uraza kuba uduteye. Turahita dukubita twihuta cyane tukwakwanya, nta bintu byo gutinda mu makorosi. Murabizi ko muri iyi minsi ikintu cyitwa ikuru ndi nacyo. Ikintu cyitwa ikuru rirebana na Rayon Sport, rirebana na ruhago y'u Rwanda, nicariye inkono yaryo. Byanje bavuga ngo hari umuntu ngo wicariye inkono ngo ibiryo ari kubiho washatse akabiha n'uwadashatse. Abantu batari kuri Lucky Sport News, abantu batari kuri Viva mu bihorere baguma aho bari. Abari aha ngaha mwebwe ntekereza ko ntacyo muzabura cy'amakuru. Nabatangarije mpaga nyitangaza mbere muri iyi minsi ngahe rwose ibyabaye mwarabibonye, bya FIFA ibyiki iby'umutoza. Rero tumaze iminsi tubabwira abatoza bangahe bagera kuri 3 bashobora gutoza Rayon Sport, ariko ejo nakizemo izina ry'undi mutoza witwa Etienne Ndayiragije. Ngira ngo abantu mukurikira Lucky Sport News na Viva Rayon Sport TV niho hantu mwumvishe izina rindi rishya ry'umutoza Rayon Sport iri gushaka. Ubihakana agire gute adutera amabuye. Hari abadahwema kuza hasi muri comment ugasanga umuntu arandika ngo ibingibi ngo wavuze ngo wabyumvishe hahandi. None amakuru ndi kubaha hagira umbwira ngo ngaye makuru ngo wayumvishe hahandi ngo cyangwa haraho yakuye. Reka buri ari byo mpora mbabwira, nuko ibintu wenda biba byaje, amakuru aba yaje agahura n'izindi nshingano nyinshi umuntu aba afite, ntabone uko ahita yitereka ngo ahita batangariza. Ariko si ukuvuga ko ubu bivuze mbere ari wabimenye mbere. Habari tuba twazicariye ahubwo wowe bijyanye naho uri
ukabyumva nyine wenda byacu bikaza kuzanyuma, ariko n'umundi amakuru ari muri ekipe rwose abaramwe. Ubwo rero hari abantu mbona bakunda kuvuga ngo ibintu ngo byavugiwe, ibyo bintu byo uba wumviyeho ngiyo ujye ubyumvirayo, nuzi ukumva ibyo turi kuvuga wabyumvise ugende, ntago ari ngombwa kugenda ujyaho hasi muri comment ngo wandike ugaragaze ko nyine hari comment ziba zikinege abantu, ukabona rwose comment ntabwo itera umuntu imbaraga, iramukinege Ese waba warabuze uburyo bukoroheye wakorera provisoire kandi mu gihe gito? Jya kuri Google wandikemo itara.co.rw, hanyuma mu minsi 3 gusa ubashe gukorera provisoire kandi utsindire ku manota meza. Ku bindi bisobanuro watwandikira cyangwa duhamagara kuri 0793 66960. Bakwereka ko ibintu wavuze ari byo wakuye handi, kandi nimwe ari amakuru wabonye nawe ibikugoye wenda itandukana gusa rika bigiye mwayatangiye. Ubwo rero ibintu bigira gute bijye bisobanuka nk'aya makuru. Ejo naraye mbatangarije umutoza bara comment zanyu mbanana zisomye inkonkobotsi sinzi aho yaturutse bigiye muri comment ati wumvisha bavuze umutoza ngo wo mu karere, none uyisuvuga ngo ndayiragije nese bari bavuze izina rye, none se abyibura ahandi ho waba wumvisha babivuze wababaje aho babikuye. Wenda menya ruko ari twe mubona mwakwigondera, ariko tujya twemera mu by'ukuri ni umuntu ajya gukoma twemera. Urangiye unkomye bro, ubu nkomye ndayamanika nka nayakoma, ariko ikitwa zandani rwose anga twahoze tunayoboye byo nta nubwo ari n'ibintu byo kwirirwa tugira ute, nuko nyine hari abantu baba bameze nk'urucanege. Ntukajye ubura ucanege bro, ntukajye ubura ucanege. Nta ushobora kuza ukareba ibintu wakumva ntacyo uri gutoramo kikomereza, wakumva hari igitekerezo cyubaka ukiramo ukagiterekamo, ariko kubanga ibintu uvuze ngo twabimshe kwa runaka ngo ntago biba bifasha cyane. Mwihangane ko kantu nari nkizemo, impamvu ngashyizemo ntago nari nateguye kugakiramo, ahubwo ubwo kaba kaje kandi nkibuka ko ari ibintu maranye iminsi by'abantu nyine baba bateye batyo. Nabyo biba ari ngombwa ko tubivugaho burya. Ubu ngubu twe tuba twarabaye umuryango ahangaha, tuba twarabaye umuryango, tuba tugomba kuganira akantu ku kandi, buri kantu kose tugakeburana. Kimwe nuko nanjye haba harimo abankebuye, ndetse iyo unkebuye ukaza ukambwira ati ntitwumvikana kuri iyi ngingo, ugira ngo nyine ndabyumva mva ko tutayumvikanaho kandi aba ari impamvu zitumye tutayumvikanaho. Ubwo rero twe kubitindaho twakomeje. Aba batoza ndanasubiramo nta nubwo nta n'irindi zina rwose rirazamo, ahubwo icyo ndakora gusa nuko ubumvisha umutoza ukurikije ufite amahirwe yo gutoza ekipe ya Rayon Sport. Ubu navuga ko kuri radari naraye nanabivuze, hari abatoza babiri, ni Francis Haringingo ndetse na Ndayiragije Etienne. Ahubwo ikosa nakoze ni mugoroba nuko navuze ko Etienne Ndayiragije ari muri Kenya Police ariko yatandukanye nayo. Ubu ngubu yari mu gihugu cya Tanzania, bakimara gusezererwa muri Champions League basezerewe na Al Hilal Sport Club iyo muri Sudan iri hano i Kigali. Yahise atandukana nayo itajya no muri Tanzania, ajya gutoza agakipe kitwa ngo kinango ndi kwikibuka. Naraye ndebye muri CV muri transfer market ye ndi kwatangariza amakuru, sinabona ko kaza afite naho banyerekaga ko ari muri equipe ya Kenya Police. Ngo birumvikana ko rero aba updatinga ibiri imbuga ze cyangwa se Wikipedia ye nibo bagizemo ugutinda. Ubu ngubu Ndayiragije Etienne ari mu gihugu cya Tanzania. Uko biteye rero dore nuko abantu bari gushaka umutoza wa Rayon, navuga ko nanone habaye nkazamo ibice bibiri niba ariko ndabyita. Ibyo bice bibiri ni igice kimwe gishaka Haringingo Francis Christian, ikindi gishaka Ndayiragije Etienne. Ariko igice gishaka Ndayiragije Etienne akaba ari cyo gice gifite imbaraga kurusha ikindi cyose, kubera ko Ndayiragije Etienne buriya we nabonye rwose ngewe ntago mba amakuru ntangaza ya Rayon, ngewe ntago nyamfata uruhande n'abantu babibona
wenda hari ubyumva wakavuga ati wafashe uruhande, ariko njye ntabwo ari uko biba bimeze. Njyewe iteka ryose ikintu ndeba ni ineza ya Rayon Sport, ikizafasha Rayon nicyo njyewe mpereza agaciro. Nabonye muri komenti zitandukanye zanyu muvuga ngo Ndayiragije Etienne nta kintu yafasha Rayon. Burya biba byiza uramutse uje ugatanga icyo gitekerezo we ukandika gutyo uko ubyumva ukikomereza. Niba ari umuyobozi wa Rayon Sport ubibonye, niba ari Prosper, niba ari Gacinya, niba ari Gakwaya, niba ari Murenza Budara, nabo bari ko ibitekerezo by'abareba bakavuga ati rero uyu mutoza ni mutumuzana bikarangira bitagenze neza, kandi abafana bacu uwo muntu baramwirabuje kare, cyangwa se barabaye nk'abatwereka kare ko ntacyo azadufasha, tuzaba tuguye mu nka. Umutoza bikarangira bagize gute, bamuretse gutyo. Abafana ba Rayon Sport habayeho kutishimira Ndayiragije Etienne, ariko ndagira ngo mbabwire ko rwose ubungubu aho bigeze aka kanya, as it is stand now, ko bihagaze aka kanya, uwitwa Ndayiragije ararusha amahirwe hari ingingo Francis Christian Mbaya yo kuba yaza gutoza Rayon Sport. Mbere yuko Ndayiragije yinjira muri iyi race cyangwa se muri uku gushaka akazi muri equipe ya Rayon Sport, hari ingingo yasaga n'ahasigaye wenyine agiye kubona akazi ka Rayon Sport. Ariko bura hari ingingo muribuka ava muri Rayon ku bwa Jean Fidele. Bura Fidele nubwo bavuga ngo yakoraga wenyine ngo yari nyamwigendaho, ariko ntago byari total, yari afite abantu hafi aho ngaho nawe bamuhaga ibitekerezo, ndetse bashoraga no kumubwira ngo reka twishyura umutoza witwara inyigo Francis Christian agende. Muranabyibuka ko agenda bura Rayon Sport ntago yamwishyuye yose, hari amafaranga Rayon Sport yamusigayemo, hari nayo bamwishyuye yayishyuwe na Tadeyo, hari inyigo Francis Christian yasoneye Rayon Sport. Hakaba icyo kibazo rero cyuko abo bantu bahambirije Christian batamwumva, batemera ubushobozi n'urwego rwe, n'uyu munsi bari muri equipe ya Rayon Sport. Ariko Rayon ikaba ikeneye umutoza ushoboye, uzi urahita wiyadapta vuba cyane muri Rwanda Premier League, kubera ko Rayon Sport iri kwereka ngo turacyane mu gikombe cy'amahoro, turi muri kimwe cya kabiri, birashoboka ko twagitwara shampiyona. Wenda nibyo amanota hari ukuntu twasigaye, ariko we never know, nta wamenya. Ekipe yo mu Rwanda iri imbere nayo ishobora gukora amakosa, twe ntituyakore, ugasanga turongeye duteka inzova, bagasanga uwo mutoza byaba byiza abaye uwanyuze mu Rwanda cyangwa se n'uri mu Rwanda. Aho ngaho niho hari ingingo Francis Christian Mbaya yari yaboneye amajwi. Ariko uburyo Ndayiragije Etienne yinjiyemo mw'abantu mwe, nanjye naba mbabeshye, nakurikiranye za ndani, ndacengera, ndacukura, njya mu bwiru bw'abenge, mbabaza abenge, nsanga ngo Ndayiragije Etienne yamaze kwinjira muri aba batoza. Ngewe nkora ikiganiro cya nijoro nababwiye ngo Ndayiragije nubwo ari kuvuga muri equipe ya Rayon Sport nta kintu muziho kinini ku bijyanye na personaliteze, imiterere ye, kubana n'abakinnyi, uburyo yanima game mu mitore. Ngewe Ndayiragije Etienne nta byinshi muziho, naba mbeshye. Ndavuga ngo yaciye muri Kenya Police ayiha igikombe, atoza intamba mu rugamba, niba ari mu rugamba niba ari ku rugamba, something like that. Atoza asigarana ekipe y'Igihugu ya Tanzania Taifa Stars igihe gito, aca muri za Bugesera, aca muri za Vitaro. Nyine ibyo mbona bye ni ibyo, ariko ntago ari umuntu nigeze mbona atoza ngo mbe naramubonye mbenze urwego rwe nkuko nzi. Hari ingingo Francis, hari ingingo burange ndamuzi. Abareyo ibingibi tugira ngo urumva ngo uramubwira ngo ariko ngo Asumani wo kucyumukize hanze, niba yumva Asumani atarajyamo hari ingingo, ubwo ntago Asumani ubwo ntago barajyamo. Hari ingingo ni umutoza udakunda kuvangirwa, ni umutoza uvuga amagambo make, ariko icyiza cyakaba ari umutoza uri discipline. Uko wamubayeho mwiza nawe niko akubaho mwiza.
uyu mubayeho mubi ntago akubera mubi, ikipe yawe arayigusigira akigendera, aca mu bigori rwose ntago umenya aho arengeye. Ubu rero muri Reyo nkaba navuga ngo harimo gupezanya kw'igice gishaka Ndayiragije n'igice gishaka Haringingo Francis. Ubu ngubu iyi niyo mpamvu bitumye tugeze kuwa kabiri Abareyo mutaramenya ngo umutoza ugiye gusinyira Rayon Sport ninde. Ubundi byari biteganijwe ko ejo kuwa gatatu turara tumenya umutoza mushya w'ikipe ya Rayon Sport, ariko nkurikije uburyo discussion ziri kujya mbere, nkurikije uburyo abantu bari kwenda basesengura umutoza umwe kuri umwe, birashoboka ko nejo twarara tutamenya umutoza. Gusa kuwa gatanu ubwo imyitozo izaba isubukuwe, biri likely ko Rayon Sport tuzaba twamaze kumenya umutoza. Ayo makuru yo ndayafite. Mu gitondo nibwo imyitozo izakoreshwa. Ubwo imyitozo ikoreshejwe mu gitondo birashoboka ko yakoreshwa na Romami, kubera ko umutoza we niba bamaze kumvikana kuwa gatanu saa 4 za mu gitondo nibwo azaba ageze ku biro. Izo saa 4 rero Rayon Sport yibigomba kuba iri mu Nzove iri gukora imyitozo. Ubwo Bareyo mwumve uko bihagaze uyu munsi. Gusa mumenye ngo umutoza ari hagati ya Haringingo Francis Mbaya na Ndayiragije Etienne. Ibyo kuvuga ngo njyewe ngo nemera nde, njyewe ikipe ndamutse nyitanze ku cyanjye giti naya Haringingo, ariko nyine icyo giti cyanjye ntacyo, ntacyo rwose. Ariko bitavuze ngo na Ndayiragije naza nzabura kumusapotinga, nzamusapotinga nk'umutoza wa Reyo. Kimwe nuko yaza nawe ukagira gute ukabona arabikoze, akaza akaba successful, akaresisa ibintu bikagenda neza cyane. Ubwo rero hari nabo nagiye mbona bavuga ngo ariko ngo urumva ngashobora kuba ngo yarusha ngo garutwa na Bruno Ferri. Uwo Ndayiragije niki nyine nge nakubwiye ngo Ndayiragije ntago ngenza urwego rwe rw'imitoreze, ntago muzi pe, ntago muzi nyine ndamuzi gutyo ko ari umutoza wagiye anyura, ariko ntago ameze nkuko nyine nabanye na Haringingo Francis byihariye bitari bivuga ngo Rayon Sport ngende umuntu nzi nyine mbamuzi no ntazi ntago mbamuzi. Nezo sinyanza hano nkababwira ngo ngero Mami Marcel ndamuzi, ninkubwira ngo umuntu ndamuzi boro jya wumva ko muzi. Romami nyamabwira ko ari umutoza usanzwe udafite ubushobozi bwo nyine no kwa uri muri Reyo nyine n'umutoza wungirije kwa, ariko iyo favor nayo tugendeye ku bushobozi ntashobora gusanga atayikwiriye. Ariko wenda ibi reka ntabyumve atazanyitwaramo umwikomo. Ariko Rayon Sport ikeneye head coach ushoboye uzagira icyayimarira. Ubwo rero reka dutegereze bakomeze bazunguze intazi, niba ari intazi niba ari inzuzi basikomeje bazikarage. Uko bisa kose iki cyumweru muri abo batoza babiri turaza gusiga tumenyemo umwe. Ugabaye Ndayiragije mwitegure kuma indabyo zanjye, kubera ko iryo zina ryavugiwe ahangaha mbere y'ahandi hantu hose. Ntekereza ko rwose ibyo bintu nta muntu bishidikanyaho, kuba iryo zina rya ahangaha ariho hambere ryavugiwe. Ubwo rero biramutse bibaye gutyo navuga ngo wenda aba n'abatoza bombi b'Abarundi, cyane ko Rayon Sport buriya abakinnyi benshi biganje n'Abarundi, bo bishobora kuba byagira icyo bifasha wenda muri vestiaire cyangwa se no kwiyumva muri ekipe ku bakinnyi ndetse n'abatoza, bikaba byakoroha, bikaba byakora. Ariko uko byagenda kose byo umutoza agomba kuva muri abo. Ubwo rero icyo umutoza cyo reka tube tugikitse, ariko nubwo tuba tugikitse biba bishoboka ko nejo tuzabigarukaho, kubera ko nejo hashobora kugera twamaze kubona andi makuru mashya avuga kandi nanone ku mutoza. Bishoboka se? Ubwo rero nahoze mbona bavuga ngo uyu Ndayiragije Etienne ngo nyina umubyara akomoka mu Rwanda burya, burango se niwe w'umurundi. Nunga ko ageze muri rero yabaje gutoza Likao waciye Burundi, aje gutoza Tambwe, aje gutoza Richard Ndayishimiye, aje gutoza Abedi, aje gutoza Asumani. Abo nibo bakinnyi b'Abarundi
basigaye muri Rayon. Ariko buriya na Kitoga yabaye mu Burundi, na Kitoga yabaye i Burundi, ubwo nawe nubwo ari umukongomani ariko nawe wamubararega n'aba batamwe bose n'abakongomani, n'aba Rikawa, n'aba Abedi, n'aba Rishari, navuga ngo muri abo bose umurundi urimo Pire ni Asumani Ndikumana. Nubwo ba Musore Prince bo already bamaze kugenda. Ubwo rero icyo umutoza cyo rwose nicyo ni nuko bimeze. Ubwo izindi latest update ku munsi w'ejo zatwamenye iyo biva niyo bigana. Hanyuma rero abakinnyi Rayon Sport yamaze gushyira ku rutonde ndakuka bagomba kuza kongererwa amasezerano mu kwezi kwa 4 gushyira ukwa 5. Rayon Sport irashaka kongera amasezerano aba bakinnyi tugiye kugarukaho mbere yuko shampiyona igana ku musozo. Impamvu bashaka kubikora gutya ni ukugira ngo buriya biroroha cyane kongerera umukinnyi amasezerano muri shampiyona hagati, bikaba byagorana cyane iyo shampiyona yarangiye abakinnyi batangiye gukorana n'aba agenti babo ariko kwemeza uburyo ki hari ama equipe nka 20 ari kumushaka kandi yo rimwe na rimwe ari nta nayo cyangwa se akaba nahari. Rayon Sport iri gutera imarika bango iriya sezo nituba twabonye ari amafaranga n'abakinnyi yo bamenye ko mufite amafaranga kubahenda biroroha, barabahenda iyo bazi ko nyine mufite amafaranga bavuga ati iki ni ikidakama, ati ni mureke tuvome, ati ni mureke twiranguze, ati ni nyine bababonye nyine hari aho hantu hari amafaranga bakora ibishoboka byose bakabahenda. Ikindi hari aba agent nabo baba bakeneye kurya ko barabizi ko Rayon Sport izaba ifite amafaranga. Uko rero ujya mu manegociation muri kiragiye cyo mu kwezi kwa 6 umukinnyi nta masezerano yawe na mato yagifite, icyo gihe umukinnyi arakugora. Bityo uwitwa Murenza Budara arashaka gufatiye n'igihebeba mbere yuko isoko ry'igura n'igurisha ry'abakinnyi rifungurwa, agahita yongera abakinnyi amasezerano tukiri muri shampiyona hagati itari yarangira. Urwo rutonde rero dore n'urunguru. Ari mu Mavubi bamwita Kwizera Olivier. Kwizera Olivier wenda icyo ntaraza kuvuga ni ibijyanye n'amafaranga bazahabwa ku masezerano mashya, kubera ko ibyo ngibyo navuga ngo biri confidential, ni ibintu biri confidential. Ikintu kiri confidential ni ikintu kibanga nyine rya company n'umuntu cyangwa se ry'umukinnyi na equipe. Ibyo byo ntago ari ngombwa ko rubanda rubimenye. Burya hari amakuru ubu twebwe hano turabanyamwuga kuri Lucky Sport no kuri Viva, ubu dukora mu buryo bwa kinyamwuga. Hari amakuru tugomba kubaha ariko hari naho tutazajya tuba bidakwiye uko tutayazi, kubera ko ari ibintu biba ari vie prive, ari ubuzima bw'umuntu ku giti cye, bitari ngombwa ko tuzajya tubivuga. Dukwiye gukora kinyamwuga nta bintu by'amatiku. Kwizera Olivier Gishweka Rayon Sport iri gupropoza kumuha undi mwaka umwe w'amasezerano. Bari baramuhaye amezi 6, byumvikane ko bwararangirana n'uko kwezi kwa 6 kuko yaje mu kwezi kwa mbere, ariko bari gushaka ko hejuru y'ayo mezi 6 agerekaho undi mwaka umwe w'amasezerano. Mu biganiro bazagirana Gishweka akaba yarabwiye Rayon Sport akabibwira ngo nimba konveka nkabemeza bikaba ngombwa ko nongera amasezerano, hari amafaranga muzanyongera ku bijyanye na salary. Ngo yavugaga kuri salary, ikijyanye na transfer fee cyangwa se recruitment ashobora guhabwa yo ntabwo nyaza umubare, kuko n'ubu ngo baza muri Rayon ndumva yahawe installation bamwemerera salary, ubwo signing fee yayihabwa igihe yaba yongereye uwo mwaka. Ubwo rero iyo signing fee niyo yo kuganiraho, kubera ko ibyo kongererwa salary byo n'ubundi biri mu masezerano yasinye
muri ekipe ya Rayon Sport ko niyitwara neza bikaba ngombwa ko yongerwa amasezerano, ayo mafaranga azongerwaho. Kandi koko Kwizera Olivier ari kwitwara neza rwose, mana yanjye wamuveba sinzi wenda icyo yaba amuvebeye, ariko Kwizera Olivier afashije Rayon Sport muri iyi minsi ku rwego rugaragara umuntu ashaka kubona, yewe navuga ngo n'urutagaragara hose yafashije Rayon. Kandi birenze ibyo, Kwizera ni umunyarwanda. Uranga gusinyisha Kwizera ku mafaranga araba yaguciye, uraza kuyishyura umunyamahanga, abaje ari umunyamahanga ugiye gutuma ubura ibisubizo imbere, kandi Kwizera ari mwiza ari umunyarwanda. Ubwo rero kuri Rayon Sport izaba ifite amafaranga, Kwizera Olivier nawe mu mpera z'ukwezi kwa 4 gusatira kwa 5 araza kongera umwaka umwe muri ekipe ya Rayon Sport nta gihindutse. Dokimana yarengurutseho. Umukinnyi wa kabiri bamwita Ndayishimiye Richard. Richard arasoje ndetse yanifuzaga ko yatandukana na Rayon Sport akaba yajya gushakira ahandi, ariko ibiganiro bihari bari gupropoza ko nawe yakongerwa amasezerano. Uretse ko buri Richard muri Rayon harimo abamwemera n'abatamwemera. Hari abantu ngo bamureba bakabona ngo ni umukinnyi usanzwe, abandi bamureba bakabona ni umukinnyi udasanzwe. Nawe akavuga ati rero niba harimo kunshidikanyaho mwe kwirirwa mugora imitwe yanyu, si ngombwa ko munshidikanyaho. Niba mwumva mwankoresha available, niba mwumva mutankoresha ngewe ndi tayari kwigendera kuko mfite aho kujya. Aba agent be ntabwo babicaye bamushakira ikipe. Ubwo birumvikana ko iyi kesio ihari ni hagati muri Rayon Sport kumwumvikanaho gusa. Tukavuga ati Richard turamwongera cyangwa ntago tumwongera. Richard akaba yarababwiye ngo nimutekereza kunyongera ubwo nzongera imyaka 2 ntabwo nzayirenza. Hakaba ari n'umubare w'amafaranga wa signing fee yabaciye bagomba kumuhereza. Umubare w'amafaranga nawo turawukitse turawihoreye, ariko nawe akaba yarifuje ko kuri salary ye hagira ikintu cyongerwaho, kubera ko Richard rwose amaze iminsi muri Rayon kuva yava muri Muhazi, kandi rwose igihe cyose yamaze muri Rayon yarayifashaga. Navuga ko ari umukinnyi wayifashaga, ntabwo yaringwiza murongo, yarayifashaga cyane rwose. Ubwo rero Richard bikunze bakamwongera zaba ari ibintu byiza. Ubwo nawe kesio ni gutya iteye. Uwa gatatu yitwa Chimanga Chilembi Ramazani. Ramazani bari gushaka kumwongera umwaka n'igice, uyongera kuri ayo mezi 6. Ramazani nawe ari gusaba signing fee. Nawe ari gusaba signing fee, amafaranga y'uwo mwaka n'igice. Urebye ahanini niho ruzingiye, ntago ndajya mvuga umwari w'amafaranga bari gusaba, ariko nawe haraye ari gusaba awe bakayamuha. Ibya salary ntago biryamyeho cyane. Chimanga Ramazani ikintu aryamyeho cyane ni signing fee, ayo mafaranga y'uwo mwaka umwe n'igice Rayon Sport iri gupanga kumwongera. Bamwita Chimanga Chilembi Ramazani. Uyu mukinnyi nawe ari ku rutonde rw'abakinnyi baraza kongera amasezerano mu mpera z'ukwezi kwa 4. Undi mukinnyi bamwita Emery Bayisenge, baraza kumwongera amezi 6 nawe ya fazare yiri ya sezo, cyangwa se nibikunda bamuhe n'umwaka. We nibyo biganiro bihari, bari hagati y'amezi 6 kugenda ukagera kuri 1 year, nibyo bamupropose. Ibingibi byo kuri Emery Bayisenge biraza kuba amahitamo ya Rayon Sport, niba imuha amezi 6 cyangwa se niba iraza kunyurwa na services ze bakamwuzuriza umwaka. Ibyo ngibyo biragenwa no kwifuza no gushaka kw'ikipe ya Rayon Sport kuri uyu musore witwa Emery Bayisenge. Ubwo abo ni abakinnyi umwe 2 3 4. Abo ni abakinnyi 4 mbabwiye Rayon Sport iri gutekereza kongera amasezerano ku ikubitiro.
uwa gatanu bamwita Foringanye nawe bura ari gusoza nawe ni umukinnyi tuzi ubushobozi bwe, tuzi n'ubuhanga bwe. Ibiganiro hagati ye na Rayon ntago byari byatangira byo kongera amasezerano, ko urumva ko Rayon Sport yahereye kuri abangaba basa n'abayegereye baha hafi, izagenda ikurikizaho nabo banyasenegale bose bagerweho. Ko Foringanye na Youssou Diagne nabo bagomba kuganizwa kubera ko nabo bari gusoza. Uwitwa Youssou hari amakuru avuga ko ashobora kutemera kuyongera, ariko ubwo yemeye kuyongera zaba ari inyungu kuri equipe ya Rayon Sport. Youssou Diagne ni umudefenseri mwiza rwose, agomba kongera amasezerano kubera ko ushobora kurekura Youssou ugasanga ugiye kuzana undi uri hasi ya Youssou kandi wenda unaguhenze. Ubwo abakinnyi nkavuga ngo ni abakinnyi batandatu bari kwikubitiro Rayon Sport igiye kongerera amasezerano, bari gupanga kongera amasezerano. Ikijyanye n'amafaranga cyo ntabwo nzi niba uzajya sinya azajya ahita ahabwa kashe, ariko namenye ko Skol mu kongerera abakinnyi amasezerano Skol izabigiramo uruhare. Hari amafaranga izatanga kubera ko nayo zitaha yemeye ko izongera ibyo itanga muri ekipe ya Rayon Sport. Ubwo nayo nkuko Jeruti yatanze igice, nayo ishobora kubitanza igice, cyangwa se nizo za Airtel zigatanga igice. Rayon Sport isigaje kurangizanya na Beka, kuko burangiye inkuru nababwiye mujye muza mumbaze ngo ariko ngo Beka ngo ko biti ngo bivuze ngo bikaba bitaba. Ngenda bivuga ntago ari utuma biba ndabivuga naye ngategereza ko biba. Ndetse sinababwiye Airtel hagashira igihe kinini, Airtel se byarangiye badasinye. Ubwo rero na Beka mutegereze, ni ikibazo cy'igihe niyo bazasinya. Rayon Sport ntabwo izabura amafaranga yo kongerera abakinnyi amasezerano. Icyo cyo ni mugisengere, icyo rwose ni mugisengere. Ahubwo Rayon Sport ni ikibazo cyo kwibaza ngo umwiza nuwuhe. Ubwo rero Rayon Sport nimara gusoza sezo imaze kongera aba bakinnyi amasezerano, izahita ijya no ku isoko ishake izindi elema, kubera ko Rayon Sport izasohoka. Rayon Sport izasohoka. Nese Rayon Sport ntizasezerera Gorilla ikagera kuri finali y'igikombe cy'amahoro? Ibyo birovias izayisezerera. Nese uziko kugera finali y'igikombe cy'amahoro gusa watwara igikombe utagitwara mu gihe ikipe yageze kuri finali ariyo yatwaye championnat, ntubizi ko uburasohoka? Kandi reka mbabwira hakiri kare, Rayon Sport nigera kuri finali y'igikombe cy'amahoro Rayon Sport izagitwara. Ibi ngibi ngiye mbibatangarije kare cyane, ndatangaje. Ubwo rero nuko ibijyanye n'abakinnyi bimeze, ariko hashobora kubamo izindi mpinduka, cyangwa se akaba n'umukinnyi ukurwamo cyangwa wongerwamo. Niyo mpamvu tuzajya tuba turahanga kugira ngo uwakuwemo n'uwongewemo ndetse tuzatugaruke turi kubamenagura nta kibazo na kimwe gihari. Hanyuma rero kuri Mpaga ya Gasogi yajuriye, ariko amakuru nkura muri Rwanda Premier League nuko ubujurire bwa Kenesi ntacyo burafata, ntacyo rwose. Ubujurire bwa Gasogi nta kintu burafata. Na biriya Rayon Sport yari bivuga ngo twe twakwemera tugakina nabo tukongera tukicyuza tukabona amafaranga, reka. Ubwo bujurire bwa Gasogi na Kenesi kuri Mpaga ntacyo bufata. Mpaga yarayitewe, agomba gukurikiza ibigize iyo Mpaga, atanabikurikiza kandi nabo ingaruka zikamugeraho. Ubwo bivuze ngo Mpaga Gasogi yarayitewe, nta garuriro, nta n'ibindi bintu byo gushyigashyiga. Hanyuma rero abakinnyi ba Rayon Sport bafite ikiruhuko kuva muri weekend, kuva ku cyumweru nyine bazasubukura imyitozo kuwa gatanu w'ejo bundi. Wa gatanu ni nawo Amavubi y'u Rwanda azaba yakinnyeho umukino wa mbere na Grenada muri FIFA Series. Ubwo bazava mu nzove bahende bakarabe, bitegure, baryame, baruhuke, saa 3 z'ijoro bajye kuri stade bajye kureba match. Banashatse bakora mu gitondo na nimugoroba kubera ko match izaba iri saa 3 birumvikana. Ubwo rero abakinnyi bari mu kiruko, abo mu Burundi banyarukiyeyo, abo muri Kongo banyarukiyeyo, abari bari gusaba gabucya bose babonye akanya ko gucomoka no kudomoka gato. Ubwo bazagaruka bakomeze imyitozo, bitegure, bakomeze kwitegura championnat
ndetse n'igikombe cy'amahoro. Hanyuma rero Rayon Sport y'abagore ejo ifite match ikomeye cyane izayihuza na Police Women Football Club. Bazakinira mu Nzove, n'umukino ukomeye rwose abareyo. Twakagombye kuba tujya gushyigikira Rayon Sport kubera ko urugamba rurakomeye. Ubu ngubu ku rutonde rwa shampiyona Rayon Sport ifite 51 ni ya mbere, izigamye ibitego 61. Hanyuma Police ni ya kabiri ifite nayo 51, ariko Police zigamye ibitego 44. Hanyuma izi ekipe zombi zisigaje imikino ibiri. Ubwo nizikina ejo umukino umwe uzabugiye, zaba zimaze gukina imikino 21 zisigaje umukino umwe. Ariko kuko izi ekipe zombi zinganya amanota, bivuze ko ekipe izatsinda indi ejo mu Nzove bizabiri likely ko izatwara igikombe. Numa ngo Police itsinze Rayon byaba birangiye igikombe cyaba kigiye, kubera ko Police yatsinda umukino wa nyuma gusa basi. Uyu mukino Rayon Sport yo ejo irasabwa kunganya, niyo byaba ari ubusa ku busa, noneho Rayon Sport ikazatsinda umukino wa nyuma basi gatwara igikombe cya shampiyona. Ariko mu Nzove hatoke muti rwose nta muntu ukwiye kuhava. Ubwo rero mugura amatike nabonye ari 2,500 hara mu Nzove, tukajya kwirebera Rayon Sport y'abagore. Kugura itike na akanyenyeri 182 akanyenyeri 8 akanyenyeri 1 akanyenyeri 2 8 3 urwego. Ni ka akanyenyeri nyine gasanzwe ni ya code ya Rayon Sport 2 8 3 urwego. Ubundi ukabuguza itike 2,000 n'ibihumbi 5 ukajya gushyigikira Rayon Sport Murera Isaro ry'Inyanza. Ubwo se si ibyo, ni ibyo rwose. Mukaza mukora subscribe, mukande like, mudukunde. Mbanganiriye ingingo nyinshi, muba mufite ibitekerezo bitandukanye, mujyeho muterekeho, ariko biba ari ibitekerezo bigize gute byubaka. Ubwo rongeye nitwa Tuyishime Gilbert, iyi ni Viva Rayon Sport TV, ni Lucky Sport News, kandi reka mbifuza gukomeza kugira ibihe byiza. Bye bye, naho mu bindi biganiro.